gatandatu n'ibiciro yamaze kubitereka hanze ubwo abakinyi bo bari tayari nko kumutoza bitubwiye uyishakire tugiveho tuyivaho wataratikise shaka ifoto yihaye bisho ngo dusoza kuri aperi hari ikindi kirimo se uwitwa Watara ibinyamakuru byo muri Afrika y'Epfo nk'ikitwa Soka Ludama cyamaze gutangaza ko amakipe yabo akomeye abiri Orlando Pirates n'ikipe ya Kaizer Chiefs zamaze gutereka bill muri aperi zibwira cyo mukintu turamushaka offre yamanutse Watara striker kabisa icyo kwibaza ni kimwe kuba ari umukinyi mwiza wanashakwa n'amakipe akomeye si ikibazo ahubwo aperi iri muri projet yo kuba nayo yagera kure mu mikino nyafrika aperi nayo ikiri gushaka abakinyi ahubwo beza bamwunga iri muri projet ariko icyo umenya amafaranga nyine muri transfer arakora none se yanga ni yari ikeneye Fiston Mahere piramide kamutwara umukinyi kuba muri projet ni kimwe ariko no kuki bifite amafaranga ni iki icyo ndi kuvuga nyine ku ikipe nka aperi yo uyu munsi nibwo turi kuvuga ngo ahubwo yamaze kubona umustrike mwiza uwo umustrike mwiza uyu munsi turi kuvuga ngo ninde mwiza baza kumwongeraho byibura wakisanga ku ruhande ariko afite niba ikipe yiwabo nk'ikipe yiwabo nka Galaxy TX Galaxy yari ifite umunyezamu mwiza nka Fiacre Kaizer Chiefs igasohora amafaranga $400 by'idolari sibyo kayishyura kuri aperi wenda yagoze rutayizamu ubu Kaizer irashaka umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Nigeria Stanley Nwabali Fiacre bakamurekura akagumana nuriya urimo urafatira Kaizer ko barakina Confederations Cup uravuga uti ya Felix n'uwikwigora ikipe izimushaka se ubwo harimo haravugwa izo zombi Kaizer Chiefs na Orlando Pirates makipe y'amafaranga izo zase yagenda kuko nka Miri uri Kigali wari waje gusesa amasezerano muri ya kompanyi ya Miri Sports yari yaje guseza amasezerano na APR ku byerekeye n'umutoza we Darikonovic asanzwe akorana cyane n'umutoza abantu muri company uri mutoza atozaga Yanga utoza Kaizer Chiefs na Serdin Nabi urumva we yamaze kubabwira ko ari Kigali iyo dire agomba kubanza naye akazazamuka byose abisoje ayiriho hakaza Orlando Pirates nayo nubwo ije gutakaza umutoza wayo tuza kugarukaho Danielo niko yitwa Faustin witozaga ugiye kujya muri Arahiri yamaze no kugera mu Misiri Riveiro urumva ariko ngo nayo offer yayo yari yamaze gutezamo kwa Watara hari yasinye igihe kingana iki Watara rero asigaje umwaka muri APR Football Club ubwo rero aho niho hahandi Felix yavugaga ati sa APR iremera kumurekura ahangaha rero nka club cyokora niki no guhanika nawe ibiciro kamwungukamo kugira ngo ariko nawe uzabona undi mwiza kurusha nyinape ahubwo rero kubakinye nkaba no kusanga muri wa muzingo nk'umukinnyi w'umuprofessionnel we yarakagobetsemo mu gihe hazi indi kipe inyifuza cyangwa se kubera iki mutangazaje ibyo gakwanda avuga kubera icya APR itagobekamo se kumwongerera ibirushijeho niba ari sarero ukaba wayitumbagiza niba ari undi mwaka ukamushyiriraho nawe iki ibyo uvuga biragoye ko nanone wazabona icyataka nk'iki ngiki ukeneye ugiye mu mikino y'Afrika uzashaka undi ubanza donc guforuma reka tubyite gutyo ntabwo ari ubwa mbere ikipe muri Afrika y'Epfo itwaye umukinnyi wa APR Football Club kuko Chikwepo Musowe yari afite amasezerano ya APR ariko baraje bazana inote barambika hariya aragenda ikipe ya APR ifite uyu papa ifatinya kwigendera ikipe muri Afrika y'Epfo araje irambika inote kuri APR aragenda urumva iki ya mbere ni amafaranga ukareba n'umukino ariko mutangazaji tubanze turebe miliyoni y'idolari ya kipe ikaba yayerokora mutangazaji turebe muri projet za APR ziziseze icyo Felix akubwira ni APR ushobora gushyira agatuza ikamwongerera ibyo yamuha erega Faustino tubanze turebe oya turebe aho ngaho ni sawa uzagiye ariko noneho icyo ngiye ndikukubwira ni iki turebe ikipe ya APR sezishize mu myaka 2 ishize yashoye byinshi zana abakinyi beza kubera ko yashakaga kugera kure mu mikino nyafrika
bisa nkaho bitagenze neza ko babyifuza ariko ntibyarangiye ntibyarangira barahindura bazana abandi bakinnyi ndetse bahindura na staff technique nabo n'uyu munsi urabona ko ntago byari byagera ku ntego y'ibyo bifuza ariko abakinnyi babandi beza bari kugenda babona bari kubagumisha muri projet ahubwo bakakubwira ko uyu mwaka harasohoka abandi bakinnyi babona batari gufitinga muri projet yabo ahubwo bashaka abandi beza kurushaho ikitwa amafaranga icyo gukora nta amafaranga barayafite nuko umwegera ukamuganiza ukamubwira uti saleri yawe ndayizamuye watara ariko ugahindura na kontra kuzabona igikoko nk'ikibiragoye nusanga sibyo mu mafaranga ya budget katubajije iryo bakoreshe wenda miliyoni cyangwa $700 by'amadolari bagura abakinnyi baguze umwaka havugwa miliyari y'amanyarwanda irenga yumva iyo yavuje nyine byagaragara ko muri miliyari uyu mukinnyi ugasanga wenda we ku giti cye bamubonye $600 by'amadolari na Fei Toto ikipe ya Orlando Pirates nizomba ariko zipingana mu mwataka ntibigeze barenza $300 Fei yarusha ibitego Fei yarusha watara gutsinda rutayizamu akina hagati mu kibuga Fei yarutayizama afite imyaka ingahe Fei zaraca muri za 29 none se afite 25 ku mapuro zemewe ni impapuro ari ibyo ntabwo bireba abantu ibyo ni iby'impapuro rutayizama ukiri ikipe y'igihugu ya Burkina Faso ngicyo nemera nuko statiye yamucuruza Fei yarutse ya Fei Toto statiye yamucuruza ariko nkavuga ngo Fei ni 27 twemere ko muri projet za APR mutangaza ari Fei n'uyu wagurande rutayizama Fei Toto umwaka afite Fei ntakina muri front akina muri batatu b'imbere nawe aratsinda nimero 8 aratsinda nimero 8 umuntu uza muri top scorer ba champion ya Tanzania champion ziratandukanye champion ziratandukanye uriya Maroc imyaka ingahe afite Fei murenze ubitoka afite ikipe zo muri Afrika y'Epfo izigeze zirenza 300 kuri Fei nubaje kuyamara free agent urumva barema yamugereka ari free agent wimbwira yabafite ikipe bya bimeze bite oya urabuje kugura contract ariko ntabwo free agent mutangaza iyi ntabwo ari ntabwo mbihamya ko APR yamurekura ndamwemera ariko si profile nziza si profile nziza iruta Fei Toto n'abatse amafaranga yanditse mu giciro kiwe ko ashobora gusanga ataramanitse avuga ati ikipe yaza akabaha 500 nagenda usanga APR yo yashizemo kubera ko n'umukinnyi agomba kugiramo ubwenge kugira ngo ikipe zindi nizishaka kumushaka ku isoko ameze neza agombe kuhita yigira muri offre nziza yindi irenze iyo ngiyo wese kubwira ko baguze fiacre miliyoni $400 zibari muguze n'ubizi hari umunyezamu none ni rutayizamu agiye gushimisha abaturage ariko icyo kwibaza turi kwibaza ni iki ngiki ku ntego za APR z'uyu mwaka zo gushaka kugera kure mu mikino runaka APR projet yayo nayo uwo mwanya barawufiteho kugira ngo bazane indi erema nziza iri buze gufitinga muri APR yaguzwe 100 wenda na 10 sibyo yego babonye mu 600 nta gihombo kirimo rwose none rero bajya ku isoko bashaka undi umeze nka we w'ibihumbi 100 biragoye kumubona Felix mutangaza uramutse uri ikipe ifite projet itomoye yego iyo niyo mibare wakora wamugurisha ku 500 ukagenda ukagura abandi ariko se projet ya APR yo wayisobanuretse kuvuga ngo nukujya mu matsinda projet yose ni y'imyaka ingahe projet ya APR yidefinise ko ngubwira ngo bafashe Chikwepo Musoboya sibyo Orlando Pirates nge rero mutangazaji mugira inama APR nayibwira ni intego z'icyo gihe ntagari niba za Orlando zaje sunika ushaka ibyatuma watarumugumana sibyo ntabwo ufite rutayizamu hano yamaze kubona muri Rayon Sport bashobora kuba yatereka tureke zategeza paka kize turamuguze Rayon Sport ya ugasanga Rayon Sport yayijana ryayo fari ngani nyaza kayeka yagaragaye ibintu byose ni imibare yawe ukareba inyungu ukuramo n'icyo ushobora nawe kubona ejo ku mukinnyi wundi waba warambagije ubwo rero we APR wagira inama yo kumva ubundi transfer zo mu kwambira kenshi ahubwo ndetse na APR yagize imana akenshi bazirahomba mubizi rero first abashi bakirimo mu baguru kintu sino mu Rwanda gusa niko transfer zo mu kwambere zikunda kugenda kugira ngo uzabone umukinnyi ushaka kuza akaba ntabwo ari hama ariko hari ariko ni gace cyane aho yariko zibaho ntabwo ari nyine nazibaho transfer ishaka kuba iyo mu kwambere transfer zo mu kwambere akenshi Chelsea ugiye ugakora contrat y'umukinnyi mwiza wa wundi nyine ubona ko agiye kuguha umusaruro atari kuza gutegereza wari usanzwe muri club afashe iyo club ku buryo imibare imuvugira wowe ugashora byinshi
ariko iyo ugiye kuzana wa wundi nyine ugiye kubanza kugerageza kugira gute akenshi hari igihe bitaguhira. Ngiye gusa ndugira inama kipe ya Peri mbonye rutayizamu nk'uyu Watara kuri profile ye utsinda ushobora kuguha solution zo kunyura ku ruhande cyangwa kuri point cyana korohera Peri no kuzashaka undi winyongera ikongera undi rutayizamu. Nayigira inama yo kwicarana na Watara niba koko izo offer zaje burya nta kipe irekura umukinnyi bishaka. Yego, ikipe banze kaguyaguye umukinnyi kamwumvisha uburyo yahaguma. Icyambere niba ari salary ntareba uburyo salary ye nayongeza, niba ari kontra mu maprime aravuga iki nkareba uburyo uwo mukinnyi namuguyaguya ku maprime. Erega pose dutari kibazo mu mupira wacu icyo cya Orlando Pirates cyangwa se Kaizer Chiefs kwakira amafaranga yayo yaba ari option Z ari uko ibindi byose byananiye. Pose dufite ikibazo mu mupira wacu ku bantu bawuyobora. Uyu munsi Watara amaze kugaragaza urwego rw'umukinnyi ntashidikanywa ko ari rutayizamu mwiza, sibyo? Asigaje umwaka umwe. Ni ngombwa ko muzajya kwicara ku meza amasezerano yarangiye. Si umukinnyi muto se, si umukinnyi ufite ubwo bushobozi. Wamwegereye nonaha ahubwo ugahita umubwira ati wankubise ari amasezerano Watara si muto. yakwemera Faustin we yakwemera ko kongera amasezerano gutyo. None se wowe wamuhaye ibyo ashaka se handi mujya muri izi champions zifite urwego rurenze urwo. Ariko wowe wamweretse yuko uramuha ibyo ashaka, none uzamuhe n'ubwo burenganzira niyagira abamwifuza agenda ariko ikipe yunguke nayo turabizi nayo izahungukire. Yankweteresa umuntu nkuriya akongera karansa kariyeri agasubira hanze. Ariko kuvuga ngo yaguma muri championnat yacu haje ikipe nka Kaizer Chiefs cyangwa na icyo ndi kuvuga mutangaza icyo ndi kuvuga mu buryo bwa club nayo kugira ngo ije muri iyo business niyongere imyaka 2 ibitatu hanyuma yabari mu gutaseveye izamucuruze Aperi ntabwo ari hamwe kimuguma. None se mutangaza wofe itoto kari muri Azamuserwa nagiye mu kuyongerera iki ari amakipe wabo ayirimo yayisinye Yanga ni kino umukino wa nyuma wa Confederation, Simba ni kino umukino wa nyuma wa Confederation, nizimushaka se ariko Kaizer kiri mu izimo. Mutangaza icyo ukora niba Watara yaremeye kugusinyira umwaka n'igice, uwo muntu icyo wakora nukumuzamura mu mafaranga ukamuha ibyo umurengera, wanarangiza ukamwemerera yuko niyagira indi equipe izazamureka. So mukinnyi w'umwana ngo arimo ngo arareba ngo ejo hazaza ageze mu myaka yo gushaka amafaranga 25 n'imyaka ya 30 irimo 30 se ko afite ibyangombwa byahariya azabicururiza niwe wayimukoreye. Akakanya amafaranga wofa yaza Aperi kabona ibyunguka yamurekura cyangwa se abone ikamubwira projet yayo. Icyo ndi kuvuga ni iki, ntago Aperi tuvuze ngo imugumane cyangwa imurekure, turi kureba handi hari inyungu. Nibicare ku meza kwa bamaze kubona kari boro, bamaze kubona kari imari. Kontara bicara ku meza afite indi kontara. Akwemera gute? None se maze nkubaze. Nubwa mbere twumvisha amayikipe ashaka muri iyo deal y'amakontra. Bamwinjize bamusenyisha imyaka 2 aravuga ati no yari yabanje gusaba amezi 6 ubundi. Barakonvenka yemera umwaka n'igice. Sibyo? None kandi muri offer byanditsemo ko ikipe yaza ni kuregosha na Aperi akagenda. Ariko icyo ndi kukubwira kuki ataba hose kumunegosya n'ubundi kumwenteresa nonaha areba ikipe yaje ndigiye kumwemba 10 gito cya 15 muri championnat runaka igomba kumumurika agasubira ku ikipe y'igihugu kumuhamagara bitandukanye no kwavuga niba uri mu kuvuga ko ikipe y'igihugu ya Nigeria umunyezamu ifite South Africa niba bari mu gushaka mu ikipe ya Kaizer Chiefs aravuga ati ngiye gukina n'abakinnyi bari ku rwego ruri hayi bahamagarwa mu gikombe cya Afrika.